Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Dukomeje kuryoherwa n'iyi minsi mikuru ya Nyagasani mu gihe gisanzwe. Murabyibuka ku cyumweru gishize twahimbaje ubutatu butagatifu binatugora kubusobanura kuko ntawe ubusobanura, ahubwo buri wese agerageza kubaho akurikije nyine ubutatu butagatifu mu rugero Imana igenda imuhamo nyine ngo abeho kandi bigaragarire bose. Uyu munsi rero ni umunsi mukuru ukomeye w'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Isakaramentu ritagatifu niko uyu munsi ukunze kwitwa. Isakaramentu ritagatifu ni isakaramentu ry'umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Eukarisitiya tutayifite ntabwo twabaho, tutayifite ukwemera kwacu kwaba gucagase, nta nubwo twakwanabaho tudomeme, kuko tudafite Eukarisitiya ubukristo bwacu nyine nta hantu bwaba bushingiye. Yezu yatwihayeho ifunguro, ndetse twihaye ifunguro aduha na mission kugira ngo natwe duhinduke ifunguro bamwe ku bandi. Ni ibintu Roho Mutagatifu adushoboza. Nk'uko nababwiye ku cyumweru gishize, n'ubu nagira ngo mbisubiremo, abapersona b'ubutatu butagatifu bakomeza imirimo yabo muri twebwe. Imana irakomeza ikarema, yaraturemye ariko irakomeza ikarema. Umwana wa Yezu Kristo niwe ukomeza akaducungura mu bintu byinshi cyane bishobora kutugira abacakara muri ubu buzima. Na Roho Mutagatifu rero akomeza kuducungura, agakomeza kuduha uburyohe muri uru rugendo rwacu rugana Imana, aho nyine Imana Yezu Kristo yaducunguye, yaduteguriye nyine ibyicaro, kandi tuzabigeramo byanze bikunze, kuko Roho Mutagatifu akomeza umurimo we wo kuducungura, wo kudutagatifuza no kuduherekeza, kugira ngo nyine ibyo byicaro byacu dusange nyine ari bitaraga. Ni ibintu rero byiza kandi bidususurutsa umutima. Isakaramentu ritagatifu rero uyu munsi ikindi rizwiho ni uko tugenda tukaritambagiza mu misozi yacu, mu mijyi yacu, mu mihanda yacu, hanyuma Yezu tukamwereka aho dutuye, tukamwereka imisozi yacu, tukamwereka amashambura yacu, tukamwereka ibintu byiza byose bidukikije. Ariko rero Yezu hari surprise ashaka kudukorera uyu munsi. Ntabwo ashaka kwinjira gusa hariya twamuteguriye, oya, ntabwo ari ashaka kwinjira gusa, ahubwo arashaka kwinjira muri bya bintu nawe ubwawe bigutera isoni, ukavuga se Yezu abibonye koko oya reka mpisheho, oya, arashaka kubyinjiramo kugira ngo yongere agusubize ubwigenge bw'abana b'Imana. Muvandimwe, kuko ufite Eukarisitiya ntubeho mu bucakara, ahubwo ureke Yezu Kristo aguhe ubwigenge. Nicyo umutambagiro w'uyu munsi ushaka kutubwira. Tureke Yezu yinjire mu mfuruka zose z'ubuzima bwacu, kandi ashyizemo ordre, asigemo rwose, akozemo isuku. Kenshi na kenshi usanga tubikora mu bya kinyarwanda ngo reka dupfurike hariya ntagire icyo tumwereka. Uyu munsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu ni umunsi mukuru utubwira ko Yezu asohoka muri tabernakuru, akaza akagusanga aho uri, akagusanga aho utuye. Tumwereke imisozi y'u Rwanda, tumwereke imihanda y'i Kigali yabaye myiza, tumwereke imijyi dutuyemo, tumwereke amakaritsiye dutuyemo, cyane cyane ya makaritsiye afite ibibazo. Tumubwire ngo Yezu ugenda winjiremo, kandi usigemo ubuntu bwawe, usizemo rwose ya suku yawe, uhakorere igitangaza, abantu bose bakubone. Ndabasaba rwose, mbinginga kugira ngo Yezu Kristo tumukingurire amarembo hose, ntihagire ahantu na hamwe tumuheza, kuko arashaka kudukorera ibitangaza uyu munsi. Nicyo rero cyiza tugomba gusurinya uyu munsi. Yezu Kristo abana natwe, ariko uyu munsi arashaka rwose gusohoka, akareba aho dutuye, akareba uko tumerewe, akareba za desordre tubamo, kugira ngo yongere ashyire mu kuboko kwe gukiza, adukize
adusubize wa mwidegembyo koko w'abana b'Imana. Nongere mbisubiremo, ntihagira ahantu na hamwe duheza Yezu wacu, tumukingurire amarembo ye. Iyo rero yari nka introduction, nagira ngo noneho turebe ku masomo y'uyu munsi. Isomo rya mbere twabonye Melikisedeki, umusaserdoti mukuru. Ni akantu kazamo katazi n'abantu biga Bibiliya, ntabwo bazi ahantu kava rwose. Ahantu ariya magambo avuga kuri Melikisedeki arazamo rwose muri context yihariye, ariko Melikisedeki aravugwaho utuntu, niho honyine avugwa mu ijambo ry'Imana, ariko avugwa nyine ko yatuye bwa mbere, umusaserdoti mukuru watuye bwa mbere umugati na divayi, ngo yari umwami w'Isahemu. Uwo mwami rero ngo yatuye umugati na divayi, ajya gusanganira Aburahamu, noneho amuha umugisha avuga ati, Aburahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose. Ngo iyo Mana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi hasingizwa Imana isumba byose yashyize abanzi ba Aburahamu mu biganza bye. Ni ibintu bidutera akanyamuneza. Nawe rero hano washyiraho mu mwanya wa Aburahamu, washyiramo izina ryawe, buri wese ashyire mu izina rye, akavuga ati Agnese Beata nagira umugisha w'Imana isumba byose. Kandi Imana isumba byose nisingizwe kuko yashyize abanzi be mu biganza bye. Ariko abanzi ubanza ntabwo tugira, kuko Yezu Kristu yatugize inshuti muri we. Ariko ikintu twibukiraho Melikisedeki ni uko ari we wa mbere watuye umugati na divayi. Abandi baturaga nyine inyamaswa zaturwaga nyine Imana binyuze mu biganza by'abasaserdoti, ariko uyu musaserdoti, umwami w'Isahemu, yaragiye atura bwa mbere umugati na divayi. Bavuga rero ko gutura umugati na divayi ari we byaturutseho, kuko na Yezu Kristu witanzeho umugati akitangaho ikinyobwa mu maraso ye, niho yabikuye nyine, kuko ni umusaserdoti iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Murabona rero iby'Imana ukuntu bikora muri Bibiliya ingana kuriya, ariko akantu gatoya nk'aka kakaduhishurira ibintu byinshi kandi bitwubaka mu kwemera kwacu. Umusaserdoti mukuru Melikisedeki yahaye umugisha Aburahamu, kandi natwe twese turi urubyaro rwa Aburahamu mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Twemerero duhabwe umugisha n'Imana yacu, kandi twumve yuko Yezu Kristu yatwihayeho ifunguro, atwihaho ikinyobwa, mu maraso ye twinjiye mu isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Nibyo isomo rya kabiri ritubwira, Pawulo mutagatifu atubwira ngo njyewe ibyo Nyagasani yangejejeho ni nabyo mbabwira. Ni Ukarisitiya, ngo mu gihe yari arimo asangira nabe ku munsi we wa nyuma, kuri wa mugoroba, yafashe umugati arawumanyura, barawusangira, hanyuma afata n'inkongoro yuzuye divayi ihinduka amaraso ye, arababwira ati, iyi nkongoro, aya maraso ni mu isezerano rishya tugiranye namwe mwese. Turi mu isezerano rishya rero bavandimwe, ntihagire umuntu wikura muri iryo sezerano, ahubwo twese dufatanye kugira ngo iryo sezerano koko turikore. Kandi nitujya mu misa, nitujya guhimbaza Ukarisitiya, twibuke yuko natwe tugomba kuba nyine Ukarisitiya nzima, abantu bose babona, kugira ngo nyine iryo sezerano Imana yagiranye n'abantu rigende rigaragarire buri muntu wese, kandi ritere abantu bose ishyaka ryo gukomeza urugendo rwabo bagana Imana. Ivanjiri nayo iratubwira ibintu nyine birebana na Yezu Kristu witanzeho ifunguro. Yari akikijwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, hanyuma arabigisha bikomeye,
ariko ntabwo yabigishije gusa, ahubwo yanabakijije n'indwara. Urabona, Imana yacu ni Imana ikiza, Imana yacu iradukiza koko, kandi nta nubwo igenda ngo irekere aho yadukijije byarangiye, ahubwo Imana yacu iranadusonzora, iratugaburira. Yezu Kristo yatwihayeho ifunguro, yahereye kuri dukeya bari bafite, iradutubura, bararya ndetse baranasigaza. Imana iradutuburira, ntidutuburira, nibyo mu kinyarwanda bavuga ngo kanaka yanuburiye, ahubwo Imana ihera kuri duke dufite ikabigira byinshi, hanyuma tukarya tukanasagura. Umuvandimwe, ntugire ikintu wikubira. Nimba ufite dukeya, nimba ufite twinshi, ntihagire ikintu na kimwe wikubira, ahubwo ibyo ufite byose ubyereka Imana, gishobora kubigira byinshi kugira ngo usangire n'abandi. Iby'Imana uko bigenda bisangirwa niko bigenda bitubuka, abantu bakarya bagasonzoka ndetse bakanasigaza. Kwa Padiri Mawuri tube ba bantu bahinduka nyine ifunguro ku bandi, batagira ibyo bikubira, ahubwo byose tubyereka Imana kugira ngo ibitubure, twese turye, dufungure, dushire ipfa, hanyuma tunasigaze. Ntabwo ahantu hari ukarisitiya nta muntu uzigera usonza na rimwe, ahantu hari ukarisitiya nta muntu uzagira ugira inyota na rimwe, kuko rero twebwe turi ukarisitiya abantu babona, ukarisitiya nzima abantu babona, kuko Yezu duhabwa, turamuhabwa kandi akaduhindura. Dukora ibishoboka byose kugira ngo dutange ibyo dufite, Yezu abihereho, abitubure, hanyuma imbaga y'abantu yongere isonzoke muri Yezu Kristo watwihayeho twese ifunguro. Ariko rero nk'uko muri ratasiyoni turirimba, tubyibuke Yezu Kristo twemera twigisha. Yezu Kristo uyu munsi arasohoka muri tabirenakuro, ajye gusura imijyi yacu, ajye gusura amashambure yacu, ajye gusura amakaritsiye yacu, imisozi yacu byose. Ariko tubyibuke, uyu munsi twongere twibaze ukuntu duhabwa Yezu wacu. Ese tumuhabwa twamwiteguye? Muri ratasiyoni nk'uko nabivugaga, hari ukuntu turirimba, hari ntitubishyireho umutima, ngo ahabwa ababi, ahabwa n'abeza, ariko biranyuranye, ni urupfu n'ubuzima. Ababi bahabwa urupfu, hanyuma abeza nyine bagahabwa ubugingo bw'iteka. Natwe rero turebe uyu munsi ube okaziyo, ntabwo ibyo tubivuga kugira ngo dutere abantu ubwoba, ahubwo ni ukugira ngo twese, buri wese yisuzume, arebe koko uburyo ahabwamo Yezu Kristo watwihayeho ifunguro. Nitujya kumuhabwa tubyitegure, tumuhabwe neza, bityo umubiri wacu nyine ubyungukiremo, hanyuma nubyungukiramo n'abandi byanze bikunze badukikije, ab'Imana idutumaho byanze bikunze nabo bizabagirira akamaro. Tumuhabwe neza rero, kandi nk'uko nahoze mbivuga nongere mbisubiremo, ntihagire ahantu na hamwe tumuhisha, ahubwo tumuhe karibu ahantu hose, cyane cyane muri bya bintu bidutera imbaraga, bidutera isoni, bidutera ipfunwe, tureke Yezu yinjiremwo kandi arabidutunganyiriza, twongere dusubirane ubwigenge bw'abakristo. Dukomeze rero dushimire Imana nk'uko nsanzwe mbibabwira, dusabire imishinga yacu, imishinga y'umuryango Icyangugu no mu Ruhengeri, kandi dukomeze dukore ibishoboka byose, dutange umuganda, dusenge cyane, kubera ko Imana ntabwo ihwema kutuha ibimenyetso bitugaragariza ko koko iyo mishinga yose ari iyo guhesha Imana icyubahiro, ndetse no kugira ngo umuryango w'Imana wigaragariza kwa Padiri Mawuri ukomeze ugere kuri bose, urukundo rw'Imana rugere nyine kuri bose, urukundo rwa Kiliziya n'urukundo rwa Yezu Kristo.
ikindi tugomba gushimira Imana kandi tugafata au sérieux niyo formation murimo gukora yerekeranye no gutega amatwi. Ugira Imana, nkunze kubivuga, ugira Imana agira umutega amatwi, kuko Yezu Kristo adutega amatwi, natwe twige gutega amatwi bagenzi bacu kugira ngo ntihagire umuntu wigunga. Imana yacu kuko itigunga, ishaka ko natwe tutigunga, ntihagire uwigunga, ahubwo twese uko tungana turyoherwe n'ubwo buzima bw'Imana, kandi buri muntu wese yumve yuko ari igisubizo kuri mugenzi we, kuko Eucharistia nicyo itwigisha. Buri wese abe igisubizo kuri mugenzi we, buri wese abe impano kuri mugenzi we, buri wese abe ifunguro rya mugenzi we. Ye maze rero nk'uko bisanzwe mugende murebe isomo rya mbere, isomo buriya mugisha Melikisedeki yahaye Aburahamu, ni mu gitabo cy'intangiriro ku mutwe wa 14 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20. Murebe ivanjiri yo kuzirikana ari umusaseridoti iteka ryose, Zaburi y'109. Murebe n'isomo rya kabiri ryavuye mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorini. Hanyuma murebe nyine n'ivanjiri uyu munsi, muyibande nk'uko nkunze kubibasaba, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 9 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 17. Maze rero bavandimwe, mukomeze muryoherwe na Eucharistia, tuhabwe Yezu mu cyubahiro tumugomba, kandi natwe duhinduke Eucharistia nzima igaragarira abantu bose. Kandi mbisubiremo, ntihagire ahantu duhisha Yezu Kristo. Tureke Yezu Kristo nitumutambagiza yinjire hose, tumukingurire imiryango, kuko ikintu atuzaniye ni amahoro n'urukundo, ndetse ni n'ubwiyunge nyine bw'abana b'Imana. Ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze tugendane nyine mu rukundo rw'Imana.